ariko nawe arabizi ko ari ubugoryi ari gukora ko ari nubwo baba batubeshya mu biganiro byabo ngo ni ibintu nk'ibindi ngo n'umunezero ko barabizi ko ari ubuswa ko ari ubugoryi bari no abagabo naho kumbe hari ibintu mu gisirikare bita filatire iyo bari kwiga iryo somo filatire no igihe ngeneye kumenya aho ugiye n'ibyo ugiyemo none nkagucunga ukajya urenga mpinguka wowe nkumenye ko ndi nyuma yawe urenga inzu yirengaho ugeze ku nguni yayo urenga mpingu ndari kugufira ni filatire nike abagabo b'Isodomu babigenjereho abatinganyi kandi babonye abagabo batatu babona ni beza koko babona ni beza babona bebuse kwa ko umugabo avuga ngo mbega umugore mwiza bo babonye abo bagabo batidora abagabo beza barapfa baturufuzi neza ntibamenya ko ari Imana yaje kwirebera ibyo bavuga mu Kristo uteze amatwi tugiye no gusoza kugira ngo bibaye inyigisho gusa none ndakugiriye inama hari udukuru tuvuga kunyonga umunzani ku munzani wawe utuzuza Imana yavuze ngira manuka irebe Muko hari udukuru tuvuga ngo wakuyemo inda nguvi wanyu nguzi ni Kigali ariko ngo wayikuyemo Imana yavuze ngo twoya dufasha nk'utugambo iramanuka irebe ariko nisanga ari ukuri koko niko ye hari abantu bavuga rwose ngo uriba ngo n'udukaramu ngo uratubika rwose abantu ngo wataye umugore ngo ufite n'undi ngo umuca n'inyuma n'udukuru turaho mu kirere ntago bifashe Imana yavuze ngo iraza yirebereho umuri tugambo tuvuga ngo nta mwenda ugira ngo nturya ngo rose ngo umukene abantu barabirwa ko Imana yavuze ngo irahagera kuri tere aho ubukene buri iraje higerere uzika abagabo baze filatire batazi ko abamarika bari gufira barabacunga biracunga bunda birenje byita ibigabo bene biri bibona ngo babagabo binjiye mu nzu kwa Rote yibara byati twamenya aho binjiye bijati sawa birarye sawa baba ngo bigeze igihe cyo gukinga ngo baryame bumva ngo bari guhondagura urugi babwiye Rote ikintu gikomeye ngo sohora abagabo bawe binjiye iwawe muri ijoro twijyamane nabo ntabwo babeshye ngo bagire imitwaro tene bazane tubasuhuze tubarebe tubaramutse reka ngo turyamane nabo muri Shalom Studio Limited tubafatira amajwi amashusho n'amafoto mu buryo bwa kinyamwuga ibirori byose naho byabereye hose mu ntara zose zigize u Rwanda turahagera mwaduhamagara kuri 0785833835 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ndetse na email murakoze. In Shalom Studio Limited, we make them sounds, pictures and photos in the form of profession. Everything and wherever it happened in all the provinces of Rwanda, we arrive. Contact us on WhatsApp or on our email. Thanks. Bakunzi ba Shalom TV 295 tubashuje mu izina rya Yesu Kristo tuyifurije amahoro y'Imana isumba byose ngiye bari kumva ni Theoneste ntirenganya ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo kandi mbifurije amahoro y'Imana ndabakunda ariko kandi nanjye ndabizi ko munkunda ni mu mugubwe neza muri Kristo umwami wacu Yesu Kristo ariko kandi munamwitegure kuko ari bugufi kuza gutwara abera ndabeshya ndababeshya nzabona uremera ko ari hafi kuza gutwara ndemera ko ari hafi kuza none urabyemeye ushize arabihakanye ukajya umbeshyira mbibe ubeshyira umuntu ahari kandi ngiye mvugane nta nubwo akiri ku irembo turimo ngo ku irembo ageze ku irembo aho bagiye mbona ku irembo yaraharenze wize ko ntabwo azaza vuba ngiye mbivuga akavuga bya wabona ikiganiro nabivuzemo bahinduye imvugo kuzampindura umuntu utari umukristo ahubwo ntago ageze ku irembo ageze nko muri saro ahubwo none ku irembo yaraharenze niho uratimba ngo ku irembo ageze ku irembo yaraharenze kabisa araje noneho ahubwo aga abantu barushaho kuba maso ako ndirenga igihe cyose nakora gusoma amagambo ngo mubura maso mure mwijuru igihe kirageze ntakize ubwo mvuga ibimenyetso bigano twabikoze no tuvuga intambara za ziriya zose ziriho hari ibimenyetso mubura maso ture mwijuru ni mwijuru ni hese mwijuru ni mwijuru Yesu bashaka ko bakubwira ngo ibutare nukunyura hangwa cyangwa nukunyura no mwijuru nukushaka kubayoboza ese yavuze ngo mubura maso uvuze mwijuru mubura maso ntago ari kureba hejuru nkawe ntirenganya nukureba mwijuru ariko reka turangira abantu mu ijoro hari twanahabarangira ariko ngabo dufashe we ntahuze turi kumwe na Valesi Bizera Valesi ziraziritse TV mudukurikire mudukore subscribe mudukore sabone ku bakoresha igifaransa
mukore share nuvuga kucyohereza abandi iki kiganiro, hanyuma comment cyane cyane zo ziradufasha, nuko mbona mwanga mukazitwima. Abyitwa like na hari igikumwe kireba hejuru, ukoreho gutya kandi ukoreho rimwe, na subscribe bayikora rimwe. Niba wumva udukunze twifuriza ibyiza, dukorera ibyo bintu, n'Imana yagumugisha rwose. Uwabikoze yarabikoze. Ngaye nguko rero Gasuza abantu renganya abyutsa ayoberwa hejuru riri, kandi abo intara ndayizi intara ya gatandatu harakara wese oya nta rwize geography we n'uwakubaza ngo wakubaza igihugu kimwe kimwe mu bigize impande nyewe nda za Afrika, abyo wavuga ngo vuga igihugu kimwe mu burasirazuba bwa Afrika, vuga ikindi mu burengerazuba, vuga ikindi mu majyepfo, iki mu majyaruguru, ntabyo washobora. Nabikubaza wabimbaze nyine kuko uzajye kwiga kabisa rwose, aho gukwiye kujya kwiga bikongera bikaza muri wowe. Hanyuma turaba kwiga geography, kwiga geography, kwiga histoire na geography gusa. Histoire ni amateka, geography nyine ni ubumenyi bw'isi niko byitwa. Nk'uyu muntu w'interefone nkimara kwicara uregena uzabaza abantu bize umve ko ibyo bize ari byo bibatunze. Ese bibatunze twabivuze, abantu batunzwe n'Imana mu Rwanda, abantu batunzwe n'Imana bose, ariko cyane kwiga umenye geography vraiment bimaritse kubimenya, wicara ubumenyi kumenya. Turabaramukije rero abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu ntara abantu bakora amako mu mufuka bakore, nawe zayakuremo, wowe nawe zayakuremo, cyakora waguze kamera data we, kandi ugutuma ntiramukiriza abantu wanditse kuko kisubiza abantu bari Cyangugu ku mupaka, abantu bari guhinga umuceri mu Bugarama, ku Gisenyi Bazirete muracyagira imboga, mukomere cyane mu Mutara muzaduha amata tunywe. Kije umuntu avuga ngo batura Rwanda n'abaturage baro umunani banyashyira uwo ni so wanyu, ntago nabijya ibyo ngibyo akazi kawe. Intara enye z'umujyi wa Kigali turabataje amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, mwese mukomere. Uwo mujyi wa Kigali uturere dutatu, imirenge 35, mukomere cyane. Turabataje kuri Shalom TV 95 na Zirazirite TV. Tugasohoka rero mu Rwanda tugasuza abanyafrika, Afrique de l'Est, de l'Ouest, Centrafrique, na nord sasa ku nyanja Mediterane. Abariyo mutwumva mwumva ikinyarwanda, abagikoresha, abasemurirwa, mwese Imana umugisha mukomeze mudukunda, turabakunda. Tugatashya South Africa dosboze Jose amahoro y'Imana, akubwira ko ajya dukurikira izi ntacyo ziramugira. Amahoro y'Imana abane nawe, dusuhuze Papa Mugisha, amahoro y'Imana abane nawe Pastor bubwa neza mu mwami aho ngaho muri South Africa, n'izindi nshuti zose ntarondo. Ndabizi ko hari inshuti zanjye nyinshi cyane, kandi njya mbabona comment mwandika, WhatsApp mukanyandikira, mwese mbifurije kugubwa neza. Ntago bajya banyandikira rwose, nanjye banyandikire, bandikira ntirenganya gusa, nanjye banyandikire. Ariko Jose umwe muri Kristo ku rubuga, sinzi impamvu wavuye ku rubuga. Se wafite n'urubuga rw'abantu bawe, zagarukeho wowe wabigize neza, wowe warabishoboye kabisa. Hanyuma hanze y'u Rwanda, hanze y'Afrika ndatashya umuntu umwe gusa, wawe ni nyine wano inshuti yacu iri ku butaka butagatifu ya Soni. Imana muhori bane nawe n'abandi muri kumwe, turagukunda kandi nawe uradukunda ya Soni gusa. Ntago wandika comment, cyakora uravuga mu gikari byo, umwana mwiza, nimukomere abari ku Burayi. Naravuga amadolari abajya gukoresha amafaranga ya Israel ntabwo nzi uko yitwa. Yatubwire ko kandi muke bwazirazitse ukeneye amafaranga. Noneho wakavuze sera wayakoze nk'ibyo birimo n'ibikibo, ajya gusiga imisigara yaragiye byarangiye ku gatandatu gitaha. Dukwemeje bundi dukwemeje umunsi wa gatanu, dukwemeje gatatu wejo ukurikiye nuko how this week ariko n'inshuti zacu munazitse baye musaza agiye bamena yangu ni ntirenganya zaza nkamere mu bukwe, tuzabubashyira kuri cano mu bure. Sasa ubukamere wabinyemereye, nzambara ikote ze n'icari yawe imbere isanye n'ikigabo kinini. Abantu mutazi ntirenganya nibo n'ikigabo kinini mu bukwe bwawe. Abari ku mugani w'Uburayi, Aziya, turagutahije mwese. Noheli, ariko Noheli harya wambwiye kuri muri Canada ni Sweden, ariko
noheri umbe hafi tumira abantu barangiye naho ubu ni kubatumira noneho batumire kandi n'aba bari muri Amerika ndabatumiye Kayihura Zabutahe Alfreda Butahe Valeria Butahe Mugwaneza Ntwana Butahe iyamuremye muri Frida muri Australia uzaza untahira ubukwe yaso uzanzire mu bukwe ntago wese muzatega indege muze kamemo ubukwe n'abantu muze mu Butahe n'uru Valeria wundi mu Faransa naho Uzabutahe na Flavie muzaze mu ntahiro Modeste muri Denmark inshuti yanjye Modeste Papa Sese ndagutahije cyane uzaza untahira ubukwe rwose basi nimutanaza muzabushyigikire basi Gatarina bitwaye iki narakuze Mama Daniel Patricia nyamuna muzantahiruke Kampaya na Pastori we yamaze no kumana ntwererano Kampaya na Pastori Kampaya na Janzudi mani gumugisha n'abandi mwese mugerageze muze mu ntahiro ubukwe no mu Rwanda kandi mfite ubukwe bw'umukobwa wanjye mwiza cyane witwa Kwizera Simaragido Humura uzabona agafoto k'umukobwa umeze nk'aba Miss watsinda mu Miss none keza kare kananutse keza afite ubukwe ku itariki 18 gusezerana Kicukiro sheri bari kare kananutse keza ubwo murazo asa n'Imana zo kwisabaho bazasezera muri ADPR Kicukiro sheri gusaba no gukwa ni muri yes iwanyu hanyuma gusaba no gukwa ni Gahanga mu yitwa ko nibagiwe Bliss Garden Bliss Garden nibagiwe uko bwanjye uzabera ni Bliss ni imbere station ya Merezi uturutse kuri gare ya Nyanza ugira na station ya Merezi ugahagararaho ukara hakurya icyo cyapfuka kibona cyane kuri invitation muri bizina muraribona ariko ariho gati abuze kwishyiraho bavuga turabataje mwese ro murakoze kabisa Imana ho mugisha dukomeze ikiganiro rero ntirenganya ntirenganya ariko ahanini bakana kanyenyeri muri za madolari muri za mafaranga Samana nibagakande we no kora bose bitari urwenya bitari ikiganiro ukankandire tugubwe neza kwebura uziko buri kunsaba miliyoni enye rwose neza kandi umuntu umwe itayohereza kandi nta bintu bikanganye birimo n'ibintu biciriritse enye neza hari umuntu ushobora kwita ayohereza yose agwati gahose yohereza wowe ungana gutyo nta mafaranga ufite yego nari bayafite ariko baze nkumbonye akanyenyeri ka miliyoni enye nacaganye ikigo hari Imana ikora byinshi abantu bikoze gasonikana akanyenyeri ka miliyoni enye ibaze mbonye ku miliyoni Teo muri Korea y'Epfo nawe kana akanyenyeri ariko Korea y'Epfo gusa we ibaze ko nirenga mbonye ngo you have received miliyoni enye ni force miliyoni zibavuga ngo ikira ngo from nde ariko Imana ishobora byose kandi nutadutira n'inkunga amafaranga unabusengere ariko sikamaze ubwire ko abese kurugase bakayeba abese ko yewe ariko sikoroka uyu mwanya ahita yabona ubu hari umuntu ufite abantu babiri yabwira uby'ibinyanga birangomva kuko n'Imana ivuze akamubeshya akacyofeza mu kanya none se umva arakarimbo Teo yari byose babireba Teo ngo kuri kuranyagirwa ikinyoma kikugamishwa nti ubu wakwese ko kayabona ariko uvuze ibyiza mu buryo bwiza nawe yabona ni ikinyoma kibanyagirwa nyine ukuri kuranyagirwa ikinyoma kikugamishwa ni kwisimeze uwapfundikanya kabesi ko katumva ati yewe basomye invitation yari mbifite muri telefone isomye nifite narayivugwa atari muri telefone isome ndayifite dore ngiyido iyi Zazise n'umukozi w'Imana n'umuhanzi n'umuvuga butumwa umushyigiki nejo navuze ubutumwa bwiza mu cyahafi ejo kandi ijambo nasomye ibindi ndasomera abantu banje mu kanya umva se dore ngiye invitation mbere kwasubira umva uko nivuga ndayisoma neza yose nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe byanditse mu gitabo cya Yobu 42 umurongo wa 2 umuryango w'abayibwire James uyu ni ba mwana wanjye umusaza nkunda cyane Imana imumugisha nuwa Kwizera Valence ziraziritse ari we nge yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo Kwizera Simaragido Humura uwo n'umukobwa wanjye Shakimana Fisto uwo n'umukwe wanjye buza batariki ya 18 z'ukwa 10 2025 saa 3 gusaba no gukwa igahanga kuri Bliss Garden navuga ibyo nyamara burya ni Bliss Garden ibyo rwose saa 7 n'igice gusezerana imbere y'Imana mu rusengero rwa ADPR Kicukiro sheri nyuma iyo mihango abatumye bazakirwa muri Bliss Garden igahanga imbere ya station ya Merezi kuza kwifatanya namwe bizadushimisha amina nge invitation yanjye murakoze cyane rero
vuga telefone zawe bakana kanyenyeri 0788 82 22 14 hari no kunguza ziba zanditseho kuri zine bareba hose zigaragara. Ubwo rero ni mu ndyohereza ubukwe mufashe bugende neza. Niwe mwana wa mbere ngiye gushingira mbona uburyohe bihesha umugisha kuruta guhabwa. Mukana kanyenyeri umutange murebe ngo Imana iraho umugisha. No kuri babakoze pe berakene miliyoni nyinshi muri iyi minsi muri ibi bihe kandi bashaka uyu munsi bwire bakana kanyenyeri cyane hagira bagakanda biciye kuri iki kiganiro rese urarugishyizeho mu masaha nkanga ugishyizeho nihagira ndasa kukubwira ni umuntu witwa naka yagakanza ari iki kiganiro n'umuntu uragakanda ari iki kiganiro ambwira ati nagukurikiye na ntirenganya kandi kwe ntago ari gusaba we yagutwera n'umuco nyarwanda by'umwihariko ku muntu ziba zinatontoma none ahubwo ntikiye umugani muremure kwitwa ziraziritse ntugire ngo ntiziba zitontoma. Ubwo rero mwaba mukoze kabisa abakristo abatuziranye abatanzi aho tutabaranye abasengera mu gaturika abasilamu mudukurikira impano nta muntu utayikenera rwose mwese n'utagira idini asengeramo intererano ye irakenewe kandi arakoze cyane. Murakoze cyane Imana ibavugisha nizere ko murakora umurimo w'Imana kubera ko ni byiza gushyikira abantu b'Imana kandi ngo buriya utanze iyo upfumbatije nturekure byanga byakunda nta handi hantu umugisha unyura ntago wakira iyo uhora umeze gutya ntago wakwakira umugisha urinjira nawe kubona ibyo wakira kandi nzereza ko Imana iba izabakubira. Imana ibavugisha rero reka tugaruke tuganire kari agaciro no kubasuhuza ariko byari ngombwa ubundi amafaranga akaboneka bigahinduka ibinyenyeri none abantu bakarya abantu bakanywa kuko nukurya no kunywa n'ibyishimo n'umunezero y'ibintu biboze rwose abibishye rwose ni byiza ubukwe buba bwiza kandi kugera igihe cyose ubukwe buzasoza isaha yose bizaba bikimeze neza ari ibintu biteguye biri kumwe bimeze neza kandi n'umukwe wa mbere niwe wa mbere mbonye umva se niwe umukwe wanjye wa mbere no kuri murakoze cyane rero dusome ijambo ry'Imana ibyo turagenderaho ibyo umbaza ibyo unganiriza birajya byibanda muri iri jambo baze senge Mana ishobora byose ari mwijoro Uwiteka Imana nyiringabo ushimwe shyirwa hejuru mu cyumvira amahanga habwe kuzo Imana ya Aburahamu ugira neza bugacya bukira iyo nayo yarabahemije ko ugira imbabazi n'umuntu nibambe wihutira kubabarira ugatinda kurakara ibyo nibyo kuko atari uko ntawo mwisi wasigara ariko wihutira kubabarira data wabwe icyubahiro nimba turi mu mbabazi zawe twicaye kuri kamera ku mbabazi zawe niwe ugira icyo ukora niwe ukirema ukagikomeza ubwo nteje intambwe nkavona narinde ngasaba data utangiye ikigano data niwe ubikoze dufashe rero tuvuga ibyatuma abantu bahinduka bakorushaho kukubaha mu gihe nk'iki kigoye igihe kigoramye igihe cy'iterambere igihe cy'ubukire kuri bamwe n'ubukene kuri bamwe igihe cy'indwara z'ibyorezo n'ibiza bitasanzwe duhe kuvuga ibyarama imitima yabo by'abahemburo by'abakomeza nk'uko ijambo rya Yesaya hano muvuga ibyurutse imitima muhumuriza abantu kandi weho wamubwiye ngo abivuge dufashe muri kiganiro rero tuvuga ibyurutse imitima kandi bihumuriza abantu bawe urakoze kudufasha muri byose mu izina rya Yesu Kristo wacu amen. Dusome ijambo ry'Imana niryo rituyobora ari ngena ntirenganya twese dusabe turabigisha kandi Imana igidufasha twifuza rero ko mu nakiganiro dukora nubwo tuganira tukabamo tudusana politike rimwe na rimwe ariko nibyo turabanyapolitike kuko turi abantu tunizeye kuvuga ibiranga umunyapolitike namwe mwese muri bo ariko hanini twibanda ku ijambo ry'Imana indirimbo amakorari insengero ibiganiro amatorero kenshi ni gake cyane tujya hanze y'ibyo bintu ntabwo bikunze kubaho. Dusomere ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 18 umurongo wa 20 haravuga ngo umurongo wa 20 uravuga ngo Uwiteka Imana aravuga ati uri kuva ntirenga ubwo gutaka kw'abarega Sodomu n'i Gomora ari kwinshi ibyaha byaho bigakabya cyane umvise ndamanuka ndebe haleluya ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho kandi niba atari ko bimeze ndabimenya Mana we bisonyurangaye ntirenganya we n'ukuntu biryoshye umvuga Imana yavuze ko gutaka ko barega Sodomu n'i Gomora kwangezeho kukabari kwinshi cyane bigakabya cyane umwanzi Imana yisifata ndamanuka harandyohera cyane aka kanwa kumva ariko Imana ikavuga ngo ndamanuka none donc nuvuga ngo mu mvugo yacu tumenyereye ikavuga iti wenda ikavuga iti wabona ari urwango rw'abantu gusa ruri kuza wabona ari mu nyangire
wabona ari amatiku y'abaturanyi, Imana iratuzi, wabona ari ubujajwe, none kuko ngiye Uwiteka Imana ntemera ubujajwe, ntakunda amatiku, ntakunda munyangira, ndamanuka ngere Sodomu, ngere kuri tere ndebe. No, akantu karyoshye ngo kandi niba umva ako kantu ukuntu karyoshye ngo kandi niba atari ko bimeze ndabimenye. Imana ishime ko ntawe uyiteranya ahundi. Umva katagufasha ubwako. Imana ihabwa icyubahiro ko iteye ku buryo itumva amabwire, itumva ubute, irabizi ko nakubeshyera, irabizi ko naguhimbira, ntabwo ino waya ariko uvuga ngo ndamanuka ndebe. Muri make utuzanye ubutumwa buvuga ngo Imana igiye kuza kumanuka irebe. Haleluya. Igiye kuza ihigerere kuri tere, ijya kuvuga ngo nta nzu mfite, wenda unayifite, wenda aha twibuke tusegure gato. Imana ishobora byose, Imana imenya byose, Imana ireba byose, Imana iba hose ibihari. Ariko iyi ni imvugo yayo yakoresheje. None usakira muri Bibiliya, kambaze se n'uwigishije gato ubone kumbaza ibyo ushaka kumbaza. Hari imvugo Imana igikoresha ari ukugira ngo yo ari ukugira ngo yo itwigishe ibyo yavuze bitwe tukagira ngo uko biri kuvugwa niko kwari ukuri kwabyo. Ibintu mvuze bisa n'ibigoye kubyumva. Hari imvugo Imana yagiye ikoresha ari ukugira ngo twega baremwe iyo mvugo ijye hori twigisha iduhugura tugenda giye cyose. Notwe twabona iyo mvugo tugashaka kwibeshya ko uko iyo mvugo iri ariko byari biri koko. Urugero, Imana yaravuze, Bibiliya twereka ngo Imana yaraje ngo mu mafana y'umunsi ngigenda mu ngo bya Edeni, ngo ihamagara Adamu ngira mu ngo Adamu we, ndetse yari yamuze koko. Imana yari yamuze. Imana yarijijisha gase. Yahagurutse aho yari irisinze, aho yari yicaye, iriya ibyabaye byose yari ibizi, yarabirebaga. Adamu aho yibunze mu biti burya n'umugore ngo bambaye ibisa ngo bise bicocero yarabarebaga. Ahubwo yaje kuvuga ngo Adamu we urihe. Ni ijambo rigomba kuduhoraho buri munsi, rikubaza ngo ntirenganya uri ni nk'ikiboko n'akaboko twabyandikiwe. Ntabwo Imana yari yamuzi, ahubwo ni muteguro w'Imana wo guhora dukurikirana ngo urihe, kutasenze noneho urihe, kutakoze imirimo urihe. Ni Yesu urumva atariho ndise, saho ngaho ndise nyine. Ni akantu ko guhora ni nka reveye, ni kwa kumushyira reveye muri telefone ikajya hari ibintu kwibutsa. Ririya jambo ryanditswe kuriya ntabwo Imana yarabuze Adamu, ahubwo ngo buri muntu tucyumva ikubaza ngo urihe. Niba ugiye no gutukana wumva urihe, uri niba ugeze mu rusaku rw'ibigambo biwuhura ngo wumva ijwi ngo urihe, urihe. Niba ugiye gukora icyaha icyo ari cyo cyose umuntu akugoroje menshi ugiye kubika wumva urihe. Naha rero ntabwo Imana hari aho yari iramanuka iva naho ijya. Oya, ahubwo nuko ngo twebwe abaho duhore tumenya ko Imana yibereye kuri tere, yirebera, ntawe uyiteranyaho umuntu. Hari tere njya nkoresha abantu bagaseka ariko barakavuraga nyine. Umuntu yafisha kuri telefone nishande senze umuntu ntiwaraye mu ijuru ntarara nteranya ku Mana, sinzi umushyitsi yacumikiye ntarara yinteranyaho. Oya mbanganira ibyo ntabibaho, nta urara yo ngo yaravuze ngo ubwo gutaka byo kuvuga ngo hari udukuru, urembye byitwa udukuru, udukurukuru bitari mail ibindi ndetse biri kuvuga biri gusirikira. Ubu nk'umuntu wakusoma agamira kuvuga ati wenda ati napfuye, haretse ko se yapfira ngo ntago mbizi ngo ariko manza yapfuye. N'udukurukuru, hari inkuru ya nyayo hakaba n'udukurukuru. Uturere tw'abari Sodomu ni Gomora dusa naho twari nk'udukurukuru ukoresha imvugo Imana yakoresheje cyane idashaka gupfa kwemera. Kandi wibuke ko ikintu Isodomu baregaga cyari cyo cy'ubutinganyi, basuzuguye Imana bayitera umugongo kugeza ubwo bafashe ibyo yaremye bayigurana ibyitaremye. Mbese nko kuyereka ko nta kimaze, byavuze ntacyo bibabwiye, nta n'inyungu birimo. Mbese ni uburyo bwo kuyipinga no kuyisuzugura byanyabyo, ariko byeruye tutaruma kuvuga ngo umugabo niba Imana aremye ngo umugabo agirana imibonano mpuzabitsina n'umugore, umugabo ni nka yarabwiye Imana ngo ibi waremye ntabyo kakwereka ibindi, wowe ndayikorana n'umugabo. Umva neza, umugore aho kuyakora imibonano mpuzabitsina n'umugabo avuga ngo wayamana ibi ngibi waremye ngo umugore uragenda mfata umugore mugenzi wanjye noneho nkwereke ko nabyo bishoboka. Udukuru tuyigeraho niyo yivugiye ko gutaka kabari Sodomu hari abantu babarigaga, ariko Mana koko urahari, tudorekana ka umugore agiye kuryamana na naka. Mana we ibintu bizageza ryari koko, Uwiteka urahari urihe. Imana irabyumva. Oya ntago kunca mu ijambo tuganira umbaze nta kibazo, umbaze rwose, mbaza ku mugore
buriya nubwo tutazi uko babikora buriya barabikorera kagenda none turasubiza iki nyine tutazi uko babikora nubwo turasubiza iki babikora bate reka tubonye umugore w'abagutinganye akatubwira uko hari igihe kimwe twari mu rusengero rumwe ntashatse kuvuga ko kuri twajya gutega abantu ngo no haraho bijye biri kugenda ntabwo mbikora biri yo ngo mujye kwatuza abantu mugene bapfuke mubegera babature buriya singi bikora nabicitse burundu sinjya nabo zabere ikene ujye ubikora bira nje bora ntari ikintu binamaze noneho umuntu aranyaturira umusore yaranyaturiye imbere avanga Imana imbabarire ngo najya gasambanyika ko kuri twatojwe nyine ndavana Imana kubabarire akuva ko none nje andi mukobwa mbwiye ngo mwine imbabarire muri yagasambara n'umukobwa mugenzi wanjye nanjye Imana kubabarire uyo tariki mwamoza ko abikoraga ceceka ahubwo nanjye nyuma naravuze nteko kuki ntamwitegereje ngo mumenye nyuma nzamuganize paka mbwiye ariko gusa icyo gihe amatwi yanjye nibwo nahise nshika kuri ujyo ndiva kuyo kwatuza abantu n'uyo ndi mu rusengero banga bakozi ntabwo mwegera abantu ngo bature ntabwo njyayo nabicitse burundu cyane cyane ko barantana icyo binamaze biri ahubwo biriya bintu mwaturana ibyaha musabene kugira mu kizwe none se kuki ndindira mu rusengero aho dupfukamye turi abantu 40 kuki nta kwatura none niba ariko birivuga kuki nta kwatura none niba ariko birivuga kubera ko nje biraniro nabonye ahubwo biriya bintu kandi ngo turatandukire tuvuye tutayisodomu kandi dore uzana ibintu batatu kuzi ikintu koza kote komeze Sodomu byihorere gusa reka naho nari ngiye mbere ko mugari gusa kimwe cyo ntabwo twamye ase bundi kanajye nkubaza kubajije uko abagore babigenza uko abagore babigenza byo urabizi iyo umuntu yapfa ko propose warabikoze warapropose nirenga uno propose kare nirenga nyaratinganye kuki ibyo ngo wabimenye cyangwa warapropose unabiremye ibyo birumvikana cyakora by'abagabo kubana ibyo byaje muri gereza narabibonye bikorwa kera apfunzwe narabibaye byakozwe ibyo narabibonye icyo nibyo birego buriya ntabwo ibindi byaha byari Sodomu byose byabaye nk'ibitagaragara icyo kiraganza Imana nicyo bayiregeye ntabwo bayiregeye ubujura bw'Isodomu bayiregeye abasinzi bayiregeye ubutinganyi ubu naka nkongere ubu ubona ubutinganyi buganje isi ubu witeguye kizakurikiraho wavuze ngo navuze kubeshyira wowe ahubwo yari yaje se ahubwo ubwo n'ubutinganyi buganje isi amadini amwe namwe akabishyigikira amatora akabishyigikira leta z'ibihugu zikabishyigikira itegura kigiye kuba araza pe kandi arazana n'ibicu ubutinganyi nicyo bareze Sodomu noneho Imana irivugiye ngo ubwo gutaka kapase ndakoresheje imvugo mu kabyarana uzi imvugo twebwe tuvuga umuntu avuga ngo bingeza wari wayo ati kana tereke ati aho wavuye ati maze hari Imana biyigera aha urebye imvugo yivugiye ubwayo byayigezeho bararega mu gitondo abana bararega amatwi arumva irakudure kwigira n'amatwi manini rero yumva ibintu byose bivugwa bikagira bivugirwa mu isi yose ibintu by'Imana bifite urujijo kabisa rukomeye cyane ariko umwuka rararutumana ibaze uya barareze abana bararega Imana kugira ngo bateko ubundi Imana ibaho ubundi bibahe kuko ibintu batikana kana basigaye sambarana naka bo barabagabo bakona abasaza babikoze barukukuri abasiri bakiri bato ubuhindi bwe bati kaga koga kana Imana ariko Imana ubaho ubundi Imana babiyigeza itumva tumurekeraho aha dusome ubwo gutaka kabarega Isodomu kwangeze ibyaha byabo bigakabya cyane ndamanutse sasa ndamanuka ndende eze kucyitamanuka muri iki gihe nuko abantu batari bataka cyane uzi unone se ahubwo wamenya imanuka ite wamenya itera intambwe ite wamenya igeze uzi yaritere n'amaguru gute se izivuduka igenda gake hari ngo igifata ngo abamarika ngo kabahindura imiyaga ngo igenderaho ntabwo iraza iri kuza irimo iraza kandi mwamageze ku irembo ubwo rero noneho aho ikigutangaza Imana yohereje abagabo 3 kandi ubushakashatsi buvuga ko bari 3 buranga umwe yari Yesu azanye n'abamarika 2 bambara amashusho y'abantu maye baca kwa Aburahamu iyo nkuru urayizi arabona yicaye ngo ati mwabagabo umwe aravuga ikiganiro kizi birangira bageze mu nzi we abatekera inyama n'umutsima bararya abagabo barahanura ariko Aburahamu babona nk'abahanuzi basanzwe hana habari ngo araruko ko arabamarayika barigenda naharadusomye bari bamaze gutandukana mu kanya aba bagabo rero gahunda yabo ni Imana ari byitisha mu ngerere Sodomu sasa muri ubutinganyi buvugwa niba Yesu yarimo ni Imana yenyewe yari yizi ariko yambara iyo shusho
murebe ubutinganyi buvugwa burahari koko. Nongere mbasubiremo ko Imana ishobora byose, ibibera i Sodomu yari ibizi. Iyi mvugo ngo ndamanuka ndebe nitwigisha twebwe ko Imana yibera kuri tere, yirebera, yiyumvira, yimenyera, ntabwo ibwirwa iby'abantu. Amen. Uza akantu kabenda asorezaho. I Sodomu bahageze, biravuga ngo bageze ngo i Sodomu mu gicamunsi mu masaha y'umugoroba, umugabo witwaga Loti ngo arabona arabareba nawe arabinginga ngo barananze kuziwe, ngo arabahata. Ije muri ko ryanditse arabahata, baje mukoga ibirenge. Abantu nk'aba baboneka bahatira abantu ibyiza. Abagabo naho kumbe hari ibintu mu gisirikare bita filatire. Filatire iyo bari kwiga iryo somo, filatire no igihe ngeneye kumenya aho ugiye n'ibyo ugiyemo, none nkagucunga ukajya urenga mpinguka, wowe nkumenye ko ndi nyuma yawe. Urenga inzu yirengaho ugeze ku nguni yayo, urenga mpingu mba ni kugufira. Ni filatire. Nike abagabo b'i Sodomu babigenjereho. Abatinganyi kandi babonye abagabo batatu, babona ni beza koko, babona ni beza, babona bebuse kwa ko umugabo avuga ngo mbega umugore mwiza. Bo babonye abo bagabo bati dore abagabo beza, barapfa baturufuzi neza, ntibamenya ko ari Imana yaje kwirebera ibyo bavuga. Mu Kristo uteze amatwi, tugiye no gusoza ntugire ngo bibaye inyigisho gusa. Noneho ndakugiriye inama, hari udukuru tuvuga ko unyonga umunzani ku munzani wawe utuzuza. Imana yavuze ngo iramanuka irebe. Reba ko hari udukuru tuvuga ngo wakuyemo inda ngo uvi iwanyu ngo uzi ni Kigali, ariko ngo wayikuyemo. Imana yavuze ngo twoya dufasha nk'utugambo, iramanuka irebe. Ariko nisanga ari ukuri koko, niko ye. Hari abantu bavuga rwose ngo uriba, ngo n'udukaramu ngo uratubika rwose. Abantu ngo wataye umugore, ngo ufite n'undi ngo umuca n'inyuma. N'udukuru turaho mu kirere ntabwo bifashe. Imana yavuze ngo iraza yirebereho umuri. Tugambo tuvuga ngo nta mwenda ugira, ngo nturya, ngo rwose ngo umukene, abantu barabirwa ko Imana yavuze ngo irahagera kuri tere, aho ubukene buri iraje higereje. Uzi ko abagabo baze filatire batazi ko abamarika bari gufira, barabacunga biracunga. Bunda birengeye byita ibigabo bene biri, bibona ngo babagabo binjiye mu nzu kwa Loti. Twamenya aho binjiye. Bijyati sawa, biraryoshye sawa. Baba ngo bigeze igihe cyo gukinga ngo baryame, bumva ngo bari guhondagura urugi. Babwiye Loti ikintu gikomeye, ngo sohora abagabo bawe binjiye iwawe muri ijoro turyamane nabo. Ntabwo babeshye ngo bagire imitwaro tene bazane tubasuhuze, tubarebe, tubaramutse, reka da ngo turyamane nabo. Bibiri tubwira iki? Ngo Loti arasohoka avugana nabo, arababwira ngo mfite abakobwa batararyamana n'abagabo, reka mbabahe bagira ibyo mushaka byose. Ariko abagabo uzi amagambo bavuze ngo have tubise, ngo urugabo rwaje rusuhuka, ngo none rwigize urucamanza, ngo turakugirira inabi iri cyo twari tugiye kugirira baba. Uzi ko bari babizi ko ari inabi kweli. Turakugirira inabi iri cyo twari tugiye kugira bare. Ibaze kugira ngo umuntu agire nabi abizi ko ageze nabi, atanacitswe, atibeshye, ategikiza, atavuga ati ukagira nabi ubizi ko ari nabi. Ariko buriya reka tureke kuvuga ko ari ukugira nabi, abo no kugiranira nabi, kuko nawe ari bigirira kuri kiriya gikorwa nyine niho uri kuvuga wowe. Ariko no tushyira mu buzima busanzwe, kugira ngo umuntu agire nabi abizi ko ageze nabi. Umuntu akuruga abizi, atari bati wenda ntabwo nzi wabishyizemo, namuhaye ibiryo ariko ntazi umuntu wabishyizemo, ntabwo ari njye nabishyizemo, wenda naje nterura amazi ndayamuha ntazi ibyagiye. No kubishyiramo umuntu akakugirira nabi abizi ko akugiriye nabi. Ubu nshobora gusitara kuri telefone yawe uri kuvuga nkayikoma ntabizi kagwa hasi, ariko se kuyiterura nge nkayikubita hasi. Kugira nabi ubizi kugize nabi, nabo bari babizi ko ari ukugira nabi. Ngo turakugirira nabi iri cyo twari tugiye kugira babandi. Bivuze ngo gutingana, utinga bagirira nawe ari gutinga. Ariko nawe arabizi ko ari ubugoryi ari gukora, ko ari nubwo baba batubeshya mu biganiro byabo ngo ni ibintu nk'ibindi, ngo n'umunezero, ko barabizi ko ari ubuswa, ko ari ubugoryi, nabo barabizi. Loti ngo uzi ikintu cyabaye, baba marika ngo barabyumvaga amagambo ari kuvugirwa hanze, babyumva, bafata Loti ukuboko bamwiza mu nzu ati mugero cyo bigenze bite. Noneho ubwo rero ibuka misiyo yabazanye ni iyihe? Kwirebera kw'ibyo haregwa ari iby'ukuri. Amakuru barayabonye atari ivumbi, nk'aho ufite amakuru atari ivumbi. Aha amakuru atari ivumbi koko, babonye amakuru atari udukurukuru, atari rimere, atari utuzimuki, babonye amakuru kumbe hatwe baradufata.
pas possible. Ubaye abakobwa barabanga. Ati reka abagabo bahani ko babaye ntibakunda abagore ibitsina byabo barabihaze mbese akumuze ubahaye abakobwa. None hano iyo mpageze nkora akantu kameze nk'agakino ariko ari imfasha nyigisho nkabareba mbese ari nko ku gihe cy'ubu haje abagabo batatu ariko bafite amatelefone kuko ubu ngubu bariho bakaza bayafite mbese nkabareba bihimye nko mu nguni y'inzu ya Loti bari guhamagara Imana ariko ibyo ntibyabaye mu dukurikiye ni ukugira ngo murusheho kubyumva mbese n'ubwoba bati aro Uwiteka Imana ihoraho uri kutwumva mwagiye Sodomu twagezeyo bimeze bite yewe nyakubahwa rero Imana ni ukuri abagabo baho ni babi ahubwo birenze n'ubutinganyi urabyumva hari umusaza waducumbikiye mbese nubwo bako bagiye kubafata mbese ariko ibi nta byabaye barabamarika bari Imana iragati yabo yewe umusaza yaducumbikiye none abahe n'abakobwa barabanga ngo ntibashaka ngo nitwege bashaka gusambanya yewe bya bindi Imana yigereye kuri tere haleluya yiboneye amakuru yayagezeho nayo barashaka kuyifata reba nibabwira Imana kuri igisambo ikazi wawe nayo ukayima ibiryo ndavuze kwizera ndavuze nshaka ndikiraho irenga nishaka soreza ibaze bavuze koko kuri ndaya kuca umugore nyuma Imana ikaza yihinduye umugore ikarari wawe nijoro ugasiga umugore ku buriri ikabona uyigezeho yavuze ko iraza kwirebera ese ko bavuze ko ngo nukugaruje menshi ngo utayamusubiza nk'ubu Imana niza koko ikigira umucuruzi ikakugaruza menshi ukigendera naho kumbe niyo mwavuganaga yavuze ngo iraza kwirebera bavuze ko ufite perime y'igicupuri ngo ni indyogo kandi ngo yereka abapolisi ntababimenye Imana iraje umupolisi ijye ku muhanda uhagere uyiyihereze ngo we nawe murari uko biri bugende yavuze ngo ije kuri tere ije kwirebera kandi mpumurize nari mu mibabaro yavuze ngo iraza kwirebera amakuru avuga ko utarya avuga ko bakuzinze avuga ko batwaye imyenda bakayijyana pfiriya Imana ije kugera hitabye itaburure ugiye kubyara Imana nigera kuri tere urabyara ikibazo cy'isodomu yasize igikemuye neza harya wabuze uko inzu yaradindiye yaheze ku madirishya Imana irashigira aho yadindiriye harya ni ikibanza gusa harya ni piriyavi harya ni bamanitse impapuro harya ni icyamunara Imana ije kuri tere ihagere aho babivuze aho bari kukugambanira iraje yigere ihagarare nabo ibumve bahimba ibumve babeshya iraje ihagarare n'abakwanga bakwange yumva yavuze ngo iraje higere haleluya yatushimwe iraje hagere kuri tere ntishaka amazimwe ntishaka munyangire ntishaka ubutiku ntishaka ubujajwa ntishaka ubutiriganya ntishaka migi we iraje higerere kuri tere aho ubika muri magaze ku mugabo wawe wakunanira utwa n'udari ku mugore agutesheje umutwe hafi yo kwiyahura ku bana bakunaniye iraje hagere irahagera kuri tere avuze ngo irazi higerere neza hawe iratuma none iravuze ngo ndamanuka ndebe ko ibintu bavuga mu rugo rw'uyu muntu ari iby'ukuri kandi niba atari iby'ukuri njye Uwiteka Imana ndabimenya irabyimenyera none ntabwo ishaka utundi turaporo ntabwo ishaka ibyaha we iraje igiraho igihombo cyawe kiri aho uri guhombera abicuruzwa biri bigiye kuhashira ku iseta iriho ubusa iraje higerere kuri diplome itafite akazi iraje higerere kuri diplome kuri perime y'ukuri itafite ubushoferi iraje hagere aho imodoka yawe yaraye yamezeho ibyatsi yahaheze iraje hagere aho inzu yawe bapangaye kuko bayitongera imitongera ikaburo iraje hagere aho ikibanza cyabuze umuguzi iraje gitera intambwe bakigure ikiriza ngo amena bana we dusenge nirenga dusenge nagera saa 8 hivi ni iraje higerera nimwakire ihumure nimwakire imvugo y'Imana nimwakire gukora kwayo nimukomere iraje hige kandi irahagera mu bihugu mu matorero mu madini mu bapastori mu bashumba hari uturaporo twayigezeho yanze kumva dufashe nk'utugambo iraje igere mu biro iraje n'amadosi igere mu mashini irimo kuba bigenda iraje higerera n'amadini n'amatora n'ibihugu Imana iraje higerere hari bavuze ngo imbanze ngiri gutina we iravuze ngo iraje ihigerere kuri tere isoje ivuga ngo niba ibyo bavuga atari byo ndabimenya
data urakoze mana nyir'ingabo kugira neza sengera umuntu wese wari uhahamutse ayakira ubuhanuzi kuje kuhigerera uwari ucitse intege uwaryamaga ngo acyari maso uwarize amarira ajya mu nda uwo bacurira ingoni uhora yitangira itama utagira umuvugira utagira umwitayeho utagira umureba ngwino uhagere uhigerere aho uriya murwayi arembeye unura n'abaganga babuze umuti babuze igisubizo ariko ufite igisubizo bakomeye bisi batabonye imiryango mpuzamahanga yabuze ibisubizo ariko uraje uhigerere kuko Imana ifite ibisubizo kandi uri Imana yihagije uri Imana yihagije urakoze iri jambo ryime mitima y'abantu kandi rireme kandi mibishya kandi koko umanuka uhigere kuri tere buri wese ubone ko wahageze urakoze mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen nawe nakongera soza ikiganiro twasoje mani bari ntabyabari nta kibazo ikaze bamenye ko Imana kandi n'izaceceka byanga byakunda ntizavuga duhamagara kuri telefone nimba hari icyerekezo hari inama cyangwa se hari amategeko duhamagare cyangwa se unatwandikire kuri WhatsApp ndetse muri comment wandikeho Imana igumurisha naritangiye numva riri twasoje kandi